Yes, reka nkwifurize ibihe byiza ho kuri kinyakiramajwi yanyu aho uri hirya no hino hagiye hatandukanye, yaba uri mu mujyi wa Kigali, yaba uri mu ntara y'amajyepfo, y'amajyaruguru, hanyuma uri burasirazuba bwaryo cyangwa se iburengera bwaryo, namwe muri hirya ku mbibi z'u Rwanda, ndavuga bari ku gice kinini igifata cyangwa se gikora kuri Uganda, ndavuga bari ku gice kinini gifata kuri Tanzania, ndavuga ko bari ku gice kinini gifata ku Burundi cyangwa se kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese abaturanyi ndabaramukije cyane, kandi abari hirya no hino aho wenda biri umasa y'umugoroba nkaya ngayi wacu, reka mbabwire ni amahoro y'Imana nabane namwe. Turagarutse rero, mwagiye mudutuma byinshi muti nimutubonera muzehe Igifaru muzamutubarize. Yagarutse rero ari ku butaka bw'u Rwanda nyuma y'icyo kinani mu gihugu cya Tanzania, ari mu gihugu cya Kenya, ari mu gihugu cya Uganda, ari kugenda afasha abantu anashaka n'imiti izabafasha kurushaho. Uyu mugoroba rero turi kumwe nawe, masanga yanga turi kumwe nawe, ubwo binagendanye kenshi iyo mvuga ngo imigoroba, iyo mvuga ngo igitondo, iyo mvuga ngo igicamunsi, biba bigendanye naho uri kugenda utwumvira hose uri hirya no hino hagiye hatandukanye, kuko by the way hari n'abatwumvira hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko muzehe Igifaru turi kumwe nawe, tugiye gutangira twinjira cyangwa se mu kiganiro twinjiramo dutangira tumubaza ikibazo mwatubajije mutubwira muti uzatubarize muzehe Igifaru igihe uzamubonera ku bigendanye rwose n'ibintu by'amarozi yaraza kubikomozaho. Ariko mbere y'ibindi bintu byose, murabizi neza umurongo mugari uduhuza cyangwa se ikiraro kiduhuza namwe abafite ibibazo bigiye bitandukanye, ni nimero za telefone ndazikubwira rero, ni 07 hanyuma 91 hanyuma 73 hanyuma 96 karindwi gatandatu, ni 07 91 73 96 karindwi gatandatu. Hari na Airtel Tigo, ni 07 23 04 35 75, 07 23 04 35. Hanyuma rero muzehe Igifaru ndagira ngo utangire ukomoza bwo ku marozi y'ubwoko bugiye butandukanye, wenda ugenda ufashamo abantu kugira ngo tuze no kubona n'akanya gato ko kuba twakwitabana no ku murongo wa telefone twumva ibyo bavuga. Ariko hera ku cy'amarozi, utubwire marozi ari mu bwoko ki? Ese ayo marozi ko arakira cyangwa ni nka bya bindi bajya bavuga ngo umuntu nyine baroze ngo ni ibintu bihoraho abantu bakirirwa muri amafaranga bamucucu? Yego, murakoze cyane. Banyarwanda, banyarwandakazi, ivuriro h'indwara zikurikira: indwara z'amarozi zituruka ku myuka mibi n'abakurambere, ndetse n'indwara zifata umubiri wose muri rusange. Tuvura umuvuduko w'amaraso, diabete na rubagimpande, asima, hepatite B na C. Indi specialite, dutanga umuti ku bagore n'abakobwa bifuza kubyara abahungu. Dutanga umuti wo guca imyeyo, wongera amavangingo ku bakobwa n'abagore. Tubafitiye umuti utuma umugabo ataguca inyuma cyangwa umugore wishakiye. Sibyo gusa, tukuvura kwikinisha, kugira intanganye, kubura ubushake mu gutera akabariro, impyiko, amibe, infection na trichomonasi hamwe na Hari ukuntu bagenda bakagirira umuntu nabi, hanyuma akajya agenda arotaguzwa abantu bapfuye, akajya agenda arotaguzwa ibintu bidahari, ameze nk'uri kureba filime kandi asinziriye. Ibyo ngibyo nibyo bita uburozi bwo kurotaguzwa nijoro, ukarotaguzwa ibintu utazi niyo binaturutse. Yego rero, hari ubundi bwoko bw'uburozi bufata nk'ibisazi, uteragura ku muntu igihe akagenda yirukanka mu mihanda ahariho hose, cyangwa se bwamufata yenda ari mu rugo, butuma agenda avugishwa ibyo abonye byose. Hari ubundi bwoko bw'amarozi butuma umuntu agenda avugaguzwa ibintu byinshi. Ubwo ngubwo rero muri iyi minsi nibwo bugezweho, bari kugenda bagirira abantu nabi, umuntu bakagenda bamuroga, akagenda avugaguzwa ibintu byinshi aho yaba agiye hose. Ugasanga kwa umuntu ari mu muhanda agenda yivugisha, ugasanga rimwe na rimwe umuntu uri kwandika message, ibyo yandika tunabyumva bivuga
kumbi burya nabyo hari igihe rimwe na rimwe usanga biri mu moko yo kuba yararozwe. Hanyuma ariko noneho muze Gifaru ukomoza ku kintu cy'abantu banyandikiye bambwira bati uzatubariza umusaza wacu igihe azazira, ese abanyeshuri bacu ko basigaye bajya ku ishuri rimwe na rimwe ugasanga barafetinga, cyangwa se bwo gufetinga tubishyize mu rurimi rwacu tugenekereje mu kinyarwanda, ni nka kwa kundi ugira gutya ukabona umuntu yikubise hasi bitunguranye ararabye akongera mu kanya gato akongera akagarura ubwenge, rimwe na rimwe n'ibinabe gusa ibyo hakaba hari n'abafatwa n'ibicuri n'ibindi, nabyo hari uburyo bafashamo kabaha ubuvuzi bikarangira burundu. Yego murakoze cyane. Hari abantu benshi bagiye bakunza kumpamagara cyane ati Gifaru dufashe umwana wacu yaguye ku ishuri, ati Gifaru dufashe dore umwana wacu yahuye n'ibibazo n'ibi ngibi ku ishuri, yaguye hasi ntabwo ari kurya. Ariko akenshi ibintu nk'ibyo ngibyo bituruka mu bantu b'abarangi b'abana baba baratanzeho ibitambo kugira ngo ntibazagere ku kintu cyabo runaka, ku ntego yabo yabajyanye kwiga, ugasanga babagiriye nabi babatanzemo ibitambo aho ngaho mu barangi cyane. Urabyumva neza rero, ubwo yaba uburozi bugendanye n'ibyitwa amayobera cyangwa kwa kundi ugira gutya rimwe na rimwe ugasanga ufite uburozi cyangwa se ugasanga ufite indwara itagikira, ugasanga uhora kwa muganga. Ibyo nibyo by'amarozi y'amayobera aragufasha muzehe Gifaru. Apari y'ibyo abantu bafite ibirozi bya bindi ugasanga umuntu ahora ku musozi yiruka, rimwe na rimwe yagaruka mu rugo nijoro agakira, kongera mu gitondo gutyo ugasanga umuntu bamwita umusazi nyamara ari ibyo bibazo. Hari abantu bagira gutya rimwe na rimwe ugasanga afite ubumuga runaka utamenya aho bwavuye, ugasanga umuntu mu muryango wabo nta kintu yigeze aba kintu kidasanzwe, rimwe na rimwe waganira n'umubyeyi akakubwira ati njye nanakimutwite umwana wanjye kwa muganga bamucishaga muri ecographe bakambwira ko ari sawa, ari ugasanga ibyo byose byagiye bizukuze. Ibyo byose ni amarozi. Hanyuma abantu ugasanga nijoro ngo uratondagirwa n'ibintu ukumva wagira ngo ni nk'ibisimba bikuriho kandi wareba ukabibura, rimwe na rimwe wagira gutya wombye amaso ukabona nk'igisimba giciyeho kandi abandi ntibakibone, ukumva rimwe na rimwe mu matwi harimo ibintu bimeze nk'injereri kandi abandi batabyumva sometimes, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga abantu barota inzozi ari gupfa bikamuhoramo, cyangwa ibindi bintu by'inzozi mbi byose. Ibyo birozi byose aragenda akagufasha akabigukuraho muzehe Gifaru. Hanyuma hakaba n'abandi bavandimwe bari abanyeshuri ugasanga abana bo ku mashuri baragira gutya bakafetinga bakikubita hasi, ibyo byose agenda abafashamo rwose muzehe Gifaru nta kibazo na kimwe. Hanyuma rero byose aragenda bifasha ngo ndi kugenda bikubwira, ariko reka nongere ngo nimero ya telefone hanyuma tunayifungureho twakire nk'abantu nk'abiri cyangwa se batatu. Na nimero ni ya yindi ni 07 91 73 96 76. Ndege gusubira muri 07 91 73 96 76 07 91 73 96 cyangwa se 07 23 04 35 75 07 04 iyo nimero ya telefone iriho. Ubwo abari buze gukenera kugira ibyo babwira muzehe Gifaru turaza kuba tugenda tubitaba nta kibazo na kimwe kibayemo. Hanyuma ku murongo wa telefone ndabona banyereka ko hari umuntu uhari. Mwiriwe neza. Mwiriwe n'amahoro. Ninde turavugana nande uherereye he? Nitwa Jean Pierre ndi Nyagatare. Ego Jean Pierre w'Inyagatare. Ndashimira muzehe Gifaru, uramushimira? Muzehe Gifaru, ndashimira muzehe Gifaru wamvuye nari narahitanye ntagenda meze nabi. Yego. Ariko n'ubundi mperutse kumushyira umuntu bibye n'inka ankorera umuti biragaruka. Yego. Nkaba mushimira rero, nkaba muhaye mutuye abanyarwanda bose ko ari umuvuzi w'umuhanga kandi ufite kandi ushoboye kuvura cyane, kuko abantu benshi muri iyi minsi basigaye banafite ikibazo ko usanga hari abantu rimwe na rimwe ababiba ugasanga uramubesha kandi atamuvura ngo bikire, na rimwe na rimwe wamenya nabwo buba bukenewe. Jean Pierre rwose naraje arambura kandi amura neza kandi mu buryo bwiza cyane, mu buryo bwa kizungu ubona ko afasha abantu mu buryo nawe ari afite confidence kandi abavura neza. Yaramvuye ndakira, nabo mushiye barakira, yaranshimishije cyane. Urakoze cyane Jean Pierre. Urakoze.
Jean Pierre arakoze hariya i Nyagatare rero ubwo niyo twari duhereyeho ati ngenda ndashimira muzehe Gifaru kubera ko yagiye amvura andi ibyanya byo birakora rero nawe duhamagara kuri 07 91 73 96 76 ndayigusubirira muri 07 91 73 96 76 cyangwa se 07 23 04 35 iyo ni Airtel Tigo ndayigusubira muri 07 23 04 35 ku murongo wa telefone niba ari n'undi muntu nawe turamwakira twumve muri rusange niba ahari niba ari undi muntu nawe turamwakira. Ninde turavugana nanduherereye? Mwiriwe neza muraho? Ni Angelique Rwamagana. Yego Angelique Rwamagana. Yego ndashaka gushimira muzehe Gifaru. Yego. Uwo ni umuganga mwiza cyane rwose wa gakondo avura neza nawe mfite umwana wari ufite uburwayi bwo kwikubita hasi cyane buri gihe. Yego. Mwafashije mu cyumweru. Ariko yaramuvuye rwose arakira ndamushimira cyane. Nkaba nkangurira n'abandi banyarwanda uburwayi butandukanye. Yego. Ko bahagera rwose akabavura bagakira. Ubu mwana ameze neza nta kibazo kindi yongeye kugira kuva yahora na Gifaru? Kubahura na Gifaru ntabwo bwongeye kugaruka hashize amezi 6 kandi ubundi yarafatwaga buri cyumweru. Nibura kabiri mu cyumweru kuko bahamagaraga bambwira ko arwaye njya kumucyura ariko muzehe Gifaru rwose Imana iby'umuhuri. Urakoze cyane reka twumve n'abandi ku murongo wa telefone ni benshi kandi ubwo Imana ishimwe. Arakoze cyane umuvandimwe Rwamagana rero nawe rwose nibyo turi kugenda tugarukaho ubwo kuri 0791 73 nawe igihe cyose kuduhamagara turakwitaba cyangwa se n'ubona tunakwitabye kubera turi mu kiganiro utwandikira ubutumwa bugufi ni 0791 73 96 cyangwa se 07 23 04 35 75 07 hanyuma rero muzehe Gifaru ubwo hari umuvandimwe ukomoje bita Jean Pierre w'Inyagatare ukomeje ku kantu ushaka ko tuganiraho avuga ngo hari umuntu wamuzane bari bibye amatunguro yagarura. Hari abantu benshi bagiye bambwira bati se twe ko twibwa ibintu ese byagaruka. Hari n'abandi bavandimwe bagiye bambaza ikibazo cyo mu ishusho ngari kivuga kiti se ko dukeneye kuba twagurisha imitungo yacu itimukanwa, dukeneye kuba twagurisha amasambu, dukeneye kuba twagurisha ibibanza, ariko rimwe na rimwe ugasanga twabuze abakiriya nyamara bari hagati yacu muri twe ugasanga bo baracuruza kandi bikabamini bo barabishyira ku isoko bikagurwa. Ese twe habura iki? Ubwo ni ibibazo biryo kunjyanira hamwe. Ese imitungo itimukanwa yaba ayo masambu yaba izo nzu hari uburyo mufasha umuntu ukeneye kuba yabigurisha kuba yabona umuguzi. Ubwo niba amasambu hari uburyo ushobora gufasha umuntu wayabuze kuba yabona umuguzi ndetse n'izo nzu uraza kubitubwira. Ubwo n'ibibanza byose bihita bigendera mu mitungo itimukanwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye wenda nakomojeho. Hanyuma uza no gukomoza ku kintu cyo kuba ibyibwe byagarurwa cyane cyane nk'uwo Jean Pierre Rokomoje Nyagatare avuga ko inyamaswa zagarutse. Ubwo abantu namwe muri kutwumva mukomeze muduhamagare kuri 0791 73 96 76 ni 0791 73 96 cyangwa se 07 23 04 35 75 07 04 muzehe Gifaru ibyo bibazo biri bikomozeho wenda tubone kwakira nk'abandi bantu nk'aba biri ku murongo wa telefone. Yego murakoze cyane kuri ibibazo bibiri ukomojeho. Cyambere ubanje kumbaza ku bijyanye n'abantu bagurisha amasambu cyangwa se bayashyira ku isoko ntabone abaguzi cyangwa se ntibayagure. Icya kabiri umbajije ku bintu byibwe cyangwa se amatungo yibwa n'abantu uko bigenda uko ngiye mbikora kugira ngo bigaruke. Yego. Icyambere ngiye guhera ku bintu bijyanye n'amasambu ndetse n'ibibanza abantu bashobora kuba bagurisha. Yego. Hari uburyo bafasha bakabigurisha. Yego. Icyo kintu
ikintu cya mbere tubanza gukora ni ukubanza gusuzuma tukareba ikintu cyabiteye, hanyuma hakaza gukurikiraho uburyo twatanga umuti, umuntu akazatwishyura ari uko yabanje kugurisha ibyo byangombwa bye. ni ukuvuga ngo niba ari ikibanza n'urugero cyangwa se ari inzu ashaka kuyigurisha ariko arabuze umuguzi, urabanza ukamufasha ukabikemura akagurisha, yamara kugurisha akaba aribwo aza kukwishyura. Yego, niko bigenda. Ikintu cy'ibanze cyonyine atanga ni amafaranga yo kwisuzumisha yonyine, hanyuma amafaranga yo kwisuzumisha ubundi oya ntabwo biterwa, ubundi amafaranga yo kwisuzumisha bitewe n'ikintu cyo ari cyo byose hamwe dusuzumira amafaranga 12,000. Yego rero nakomozaga ku bijyanye no kugurisha amasambu cyangwa se ibibanza. Noneho izo nyamaswa yaba amatungo yaba izo nka yaba izo hene ndetse n'ibindi yewe bishobora no kwibwa, hari nabwo uramufasha bikagaruka? Yego, bwa mbere ariko reka mbanze nsoze kuri iki kijyanye n'amasambu ndetse n'ibibanza. Ikintu cyonyine akora nta gutanga amafaranga yo kwisuzumisha byonyine, hanyuma ibindi byo akazatwishyura ari uko abonye abaguzi. Uretse babandi bose babeshya benshi batazi imiti, buvuzi gakondo Sante Trinite Kifaro Ntare y'Irungu dutanga imiti yizewe kandi ivura byihuse. Tuvura uburozi bw'amoko yose, imitongero, amahembe, abazimu, imandwa, nyabingi, ibitega, ibitama, roho mbi, abarangi, amashitani, nagisida zindogano, urugo bazinze, ubumuga, inyenyeri yibwe, ibitegano ndetse n'igicu. Akindi bigusaba rero muhamagare kuri 07 91 73 96 07 91 73 96 cyangwa se muhamagare kuri Airtel Tigo ni 07 23 04 35 75 07 23 04 35 ntabwo nakwemera ko muzehe Gifaro ndibuze kumurekura adakomoje kuri iki kintu cyo mwakimbaje muri benshi. Mugira muti se abagabo cyangwa se abagore babuze urubyaro, bakubiswe icyitwa uruzingo rw'undi rwahatari ku buryo babura urubyaro, ese ababyaye rimwe bakabura urundi rubyaro rukurikiraho ugasanga urubyaro rurahagaze, babigenda gute? Ese abantu babyara ubwoko bumwe wenda ugasanga nk'umuntu abyara abahungu gusa cyangwa abakobwa gusa kandi akeneye kubyara abantu bivanze, ariko rimwe ugasanga biraturuka ku marozi. Hanyuma ubwo icyo ngicyo namara kugikomozaho araza kumbwira n'icyitwa kuko muzehe Gifaro duruka mu kiganiro nakomeje ku kintu cyo guhabana inzaratsi zibafasha abagore n'abagabo kubaka ingo zabo, cyangwa se bafite ibibazo mu kazi akaba yabafasha kuba rwose byakemuka, cyangwa se n'abakabuze rimwe na rimwe rwose bakaza bakamugana ugasanga abakubise igituma ako kazi kaboneka. Ibyo rero byose cyangwa ugasanga hari nk'abantu bafite nk'ubwoba bwo kwirukanwa mu kazi rimwe na rimwe kubera wenda ibintu ukabona boss watangiye gusa nk'ushaka kugukura mu nzira. Ibyo byose arabituganirizaho nabyo atubwira niba ari ikintu adufashaho. Reka ubwo duhere ku kingi cy'abazinzwe babuze urubyaro ku bagore n'abagabo, hanyuma tunakurikizeho icyo ababyara igitsina kimwe. Abagabo n'abagore bazinzwe hari uburyo bafasha bikakemuka burundu. Ese ababyara igitsina kimwe hari icyo bafasha? Ese ababyara bo bakaba baraheze ku mwana umwe kandi bashaka kubyara abandi, byo bigenda gute? Yego, murakoze. Ubwo mukomoje ku kibazo cy'abagabo n'abagore batabyara cyangwa se bazinze, akenshi ibyo ngibyo biba byaratewe n'ibintu byo mu muryango cyangwa se barafatiriwe. Rero ibyo bintu icyo twebwe dukora ni ukuguhereza imiti, hanyuma ibyo bintu byose bikavaho ukabona uko wabasha kubona urubyaro. Ndetse wari ukomoje no ku kindi, nari nkomoje no ku bagabo cyangwa se abantu babyara umwana umwe runaka bashaka gushyiraho kabiri bikanga kubera ko urubyaro rwagaraye kuri umwe, ndetse n'ababyara igitsina kimwe. Yego, icyo kibazo ukomojeho ni cyiza cyane. Hari ukuntu umuntu agenda akabyara yenda igitsina kimwe, abantu bakamubangamira. Twebwe rero ibyo ngibyo n'abantu nubwo batanamubangamira nawe ubwe bikamubangamira. Twebwe rero icyo dukora, niba wenda ubyara abahungu gusa, icyo dukora ni ukuguhereza umuti uzatuma ubyara n'abakobwa. Hanyuma yenda se cyangwa niba ubyara abakobwa gusa tukaguhereza umuti watuma ubyara n'umuhungu. Ubwo bivuze ko n'uwabyaye umwana umwe kandi ashaka abandi wenda bigahagarara nabo murabafasha?
bwose ibyo ni ibintu bikira cyane, hanyuma abantu nk'abo ngabo tukabafasha, ibibazo byose baba bafite byose bigakemuka kandi bagatanga ubuhamya bakanabibwira n'abandi cyane. Hanyuma hari icyo ugeze gukomozaho ushize uvuga ko utanga inzaratsi zo gufasha abagabo n'abagore kubaka ingo zabo zikagenda neza, unahumuriza rwose abantu bafite ibibazo mu kazi bakeka ko bashobora kuba bagiye kwirukanwa, uhumuriza bakabuze, ubabwira ko hari ikintu rwose babafasha kandi bakakabona. Donc unahumuriza cyane n'abarimo indani bavuga bati twe turimo tudupitapita tuba tubona neta mu batwirukana. Aba bantu bose, ubwo bwoko bwose bw'abantu hose nkomojeho, koko n'ubu uyu munsi wa none magingo turi mu mwaka wa 2025 uracyakomeje uracyabafasha, yaba abagabo n'abagore bafite ingo zitameze neza ugatuma zimera neza, abo ku kazi bagiye kwirukana ugatuma bihagarara, ababuze akazi kakabahesha, ibyo bintu byose uracyabikora muri uyu mwaka? Yego rwose, icyo kibazo ubajije ni cyiza. Dutanga inzaratsi zishobora gutuma umugabo abana n'umugore we neza, cyangwa se yenda abagore baba bifuza abagabo, ibyo byose nabo dutanga inzaratsi, hanyuma abagabo bakabakunda cyane. Ndetse n'ikindi, n'abandi bafite ibibazo byo kuba bakirukanwa mu kazi, cyangwa se yenda abatabona akazi, tubahereza umuti bagenda bagakoreraho, hanyuma bagakundwa na ba bosi wabo, cyangwa se bagatuma batirukanwa mu kazi. Ndakomboza no ku kindi, abantu bose baba bafite ubwoba bwo kuba bakirukanwa mu kazi, tubahereza umuti ushobora gutsirika bosi wabo, cyangwa se umuti ushobora gutuma umuntu wese akureba akagutinya akabona nta n'icyaha kuvugaho. Rero ibyo byose ngiye Muzehe Gifaru ndagufasha, nkaguhereza umuti wakoreraho inzaratsi zishobora kugufasha kuba wabona ibyiza byose waba ukeneye. Yego, nibyo nuko nguko abivuga. Abagabo bagore mwabuze urubyaro kubera ko mwazinzwe, ababyara umwana umwe bakabura wa kabiri, hanyuma ababyara igitsina kimwe, byose yabigarutseho, hanyuma akakubwira ko afite inzaratsi kandi zigufasha kuba wowe mugore cyangwa umugabo urugo rwe rwagenda neza. Wowe mu kazi ufite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ushobora kuba ugiye kwirukanwa, byose araza kugufasha bigende neza cyane. Wabuze akazi aragufasha, hanyuma se boss wawe kugendaho cyangwa abandi bakoresha bose aragufasha, utandukanye nabyo burundu. Hamagara 0791 73 96 0791 73 cyangwa se 07 230 4 3 5 07 230 4 3 5. Muzehe Gifaru turacyari kumwe kugusuzuma ibyo twagiye dukomozaho. Ni promotion y'amafaranga 12,000 gusa, twabigarutseho nago bazakwaka arenze, kandi icyo ushaka kugurisha nk'abafite imitungo itimukanwa uwishyura kimaze kugurwa. Promotion yo gusuzuma ni 12,000. Mbere yuko dusohoka muri studio, reka nizi telefone ebyiri nazo tuzakire twumve icyo zivuga. Hanyuma nk'uko twatubivuze rero, reka twakirize ebyiri tubundi tukomeze twiruka. Ku murongo wa telefone ndabona hari umuntu. Allo? Allo? Turavugana nande, uherereye? Turi kwihuta cyane, iminota iri kudusiga. Turavugana na Vincent Yihuye. Ego, Vincent Yihuye. Shimira Muzehe Gifaru. Wamvuye Gifaru, yamvuye mfite naramuze urubyaro, byara abana barindwi. Yego. Ariko iyo ntaza kumvira nari maze imyaka 10 narasangora byaranze, ndetse basiga kwa muganga bavuga ko turi bazima ariko ntibyari. Narakoze cyane muvandimwe. Arakoze cyane. Ubwo niba ari n'indi telefone imwe nayo reka tuyakire mbere yuko dusigning out cyangwa se dusoza ikiganiro, nayo tuyakire twumve. Hanyuma ndabona kubanga kubyuma banyereka ko ari undi muntu ku murongo wa telefone. Ndabona hari undi. Allo? Allo? Ninde uherereye he? Uherereye mu karere ka Nyabihu. Bakwita nde? Anyeshe murawe n'Imana. Ufite ikibazo cyangwa ari cyo ushaka kubwira Muzehe Gifaru? Ndashaka kubwira Muzehe Gifaru, ndagira ngo mushimire ko narabuze urubyaro mu myaka 12 nkaba narabonye umwana. Impundu n'Imana ishimwe. Ubu nta kindi kibazo, warabyaye bimeze neza? Meze neza, nta kibazo mfite rwose, kandi ntegereje ko nzabyara n'abandi. Urakoze cyane rero, iminota yatujyanye. Urakoze ku buhamya bwawe. Murakoze cyane.
yenda barakoze ku murongo wa telefone hanyuma muzeje Faro nawe ngushimire twabanye neza mu kiganiro uyu munsi namwe mwakoze cyane kudutumira no kubw'uyu mwanya cyane. Ubwo rero nibyo ngibyo nawe kugira ngo uvugane na Gifaro hamagara 0791 7396 cyangwa se 07230435 75 0791 7396 cyangwa se 07